banyarwandakazi turongeye tubaye ikaze kuri DJP Global Hub. Ubwashize twababwiye kuri TMP tuvugo byinshi bigiye bihagije cyane mbere, gusa uyu munsi tuje kureba nanone kuri iyi dukeka ko ishobora kuba na scam, ishobora kuba ishaka kurya abanyarwanda amafaranga yabo, yitwa CCR. Ibigo ikintu byose bihuriraho byandikisha imishinga igaragara muri leta, bikaba byabona ibyangombwa bya RDB, ariko ukuntu basaba ngo abanyarwanda binvestinga amafaranga babone inyungu rwose, ubona ko ari nyinshi cyane, ubona inyungu rwose mu buryo nawe utazi, ku buryo rwose ubona butunguranye. Niyo mpamvu kuri uyu munsi wowe ukurikiye DJP Global Hub, wowe wakoze subscribe, wowe ukunze kudushyigikira ndetse no kubana natwe buri munsi, tugiye kwifashisha umuntu washoyemo amafaranga. Ibi namwe mugenda mubibona ni kuri WhatsApp group na ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Twamuhamagaye tumubwira ko natwe dushobora kuba twinjiyemo kugira ngo abashe kudusobanurira nk'umuntu batumye aba followers cyangwa se abamukurikira kugira ngo azabone inyungu nyinshi. Niyo mpamvu tugiye guhamagara umuntu kuri telefone, turatangira tumubwira gutya, namwe nizere ko turi kumwe mubashe gusobanukirwa, mwumve n'amacenga yose bagenda bakoresha, kandi turaza no gusoza tubagira inama. Mukomeze mubane natwe, dore nguyu ku murongo wa telefone twagiye. Ntarebe wambwira ikibazo wawe utari kumva neza nagusobanura. Ikibazo mfite rero ubu ngubu nari kumva neza, ni narashoye muri TMP. Hino urabyumva, bire gucicikana ko ishobora no kuba yagiye rwose, kuko na account ntabwo tugifite access. None nabazaga wenda icya mbere, CCR yaba yizewe gute, se ubundi ikora iki gute nyine ngo umuntu abashe kuba yashoramo wenda agaruza amafaranga ye? TMP uko nikora, ubundi yo yaje gusangiza amashanyarazi muri Afurika. Umva bo ukodesha b'imashini nyine ziboro za sura pano, sinzi niba uzizi. Imirasire ubwo ngubwo. Imirasire, okay. Noneho bafite imirasire, yego, niba imirasire yabo yunguka 10% cyangwa se na 50%, yego, urabona ukodeshamo imashini yawo imwe, yego, niba bunguka 10, wowe bakaguhaho nka 3% yayo bungutse nyine uwo munsi. Ubona ukuvuga ngo ushobora gushyiraho amafaranga, yego, urugero ushyiramo nka 5, bakakungukira 200 urumva ku nyungu babona, nawe ubona inyungu nkeya nyine kuri iyo mashini yabo wakodesheje, kubera ko iyo iba iri kwinjiza. Yego, ariko yo yinjiza kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kubera ko muri weekend baba bari kuzikorera maintenance. Ubwo ntabwo zikora. Ngiyi mpamvu navuga ko yizewe, ntabwo nabikwizeza 100%. Yego, na TMP nabwo yaje nyine uko kubona nawe yizewe, ariko iyi ngiyi ikintu cyo nyikundira, yego, nuko bakoreye ibikorwa bigaragarira abantu bose. Amashini ziba zihari, yego, bafite ibintu byinshi nyine mu bikorwa bagenda bakora muri iki gihugu, size wenda niba ugenda bikurikirana. Yego, ndakufasha ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ugize ikibazo ndetse iboro n'ikintu nayikundiyeyo, ushobora gushira amafaranga yawe, amara kuyashiramo ukumva udashaka gukomeza kuyikora, uhita ubandikira bakagusubiza amafaranga wari ugejejeyo, ayo wari usigajeyo nyine, ariko nyine ayo bagukataho yayandi yo kubikuza 7% bakayagusubiza. None se kandi kabazo, ubwo wenda ubwo narimo mbaza niba yaba yizewe, harya yaba ifite icyicaro iyo? Icyicaro kirahari, kiri hagana hehe? Kigali, kandi ndetse nkweza na address urebe yaho gikorera na nimero zabo. Oya, nanjye mfite gahunda yo gushoramo, nanjye nari nakoze ubushakashatsi mbere, wenda mbasha kureba, nkoresheje video wasize kuri YouTube ushishikariza abantu kuba bajyaho. Ninjiyemo mbona hariho gushora 5, 10, gusa naje kubonamo utuntu nabonyemo ngo niba ari F na F. Zirana n'izindi mashini ariko ziranagoye muri kuzikodesha.
utarakodesha ziriya za esiseri. Okay, ubwo ziriya ziriya zindi zo zikodeshwa n'abantu b'abanyamuryango bamaze gushoramo. yego. Okay, none ikindi wenda nendaga kugira ngo nkubaze, naje kusa nkaho nanone nkomeza kuko urabona wakoze video bigaragaza nza kubona nomero ya WhatsApp, ndebye nsanga umuntu uyikoresha niwo muri Hong Kong. Uriya nyine ubwo muhuza mute? urumva baba bafite abakozi b'abanyarwanda, Yego, ariko nyine usibye ko hari nawe yaba ari kwifashisha ibintu bya AI kugira ngo nyine asobanukirwe n'ibintu uri kumubwira, kubera ko hari urabizi ikinyarwanda hari ibintu utabasha gusobanura nko mu cyongereza. Igihe umwandikiye ikinyarwanda akavuga ati ngo ntagasobanukiwe, nyine bikaba ngombwa yuko umwandikiramo n'icyongereza byibuze kugira ngo abyumve neza. ariko si ibyo ko bafite n'abandi bantu bagenda bamufasha. urabona nk'aho ngaho bafite icyicaro, ntabwo harimo umunyarwanda nyine urimo, ntabwo aribo baza nyine kuba bari kwikorera aho ngaho, baba barimo nabwo bari gufasha abandi muri sisiteme. Yego, ariko nyine mu bijyanye n'ibyo ngibyo baba bafite n'abandi bantu babafasha. harya icyicaro giherereye hehe? Kiri i Kigali, kanze nkurebera aderesi neza. Yego, ubwo hashobora kuba ari i Kanombe. Nigeze kumvaho amakuru, wenda nuko nazi inyubako wenda baba bakoreramo. ariko kandi ndakohereza ka aderesi kabo kuri WhatsApp, za nimero nyohereje banyandikiye ugahita mbiguhereza ntaribi. Okay, nta kibazo. Harya none buriya inyungu umuntu agiramo, wenda nkaye wamaze gushoramo, watwerekaga ko washoyemo 5,000, baguhereza amafaranga 200 ya buri munsi. Inyungu ubwo kugira ngo ujye muri ya revo yindi ikurikira bisaba iki kugira ngo ujye muri revo ikurikira? Wenda uko nabonye wenda nk'umuntu waguze nka 15, niba aba ari muri S3 ni S hafi aho, niba atari F. Oya, buriya buryo bwo kuzamuka ntabwo bisaba kuba ngo waguze iyihe mashini. Yego, ahubwo buriya buryo bwo kuzamuka kugira ngo ubashe nawe kujya wagwemba buri kwezi bituruka mu gutumira, kwemvitinga abandi bantu. kwemvitinga abandi bantu, kuko urabona iyo utumiyemo nk'abantu 3 uba ugeze kuri VIP ya kabiri, uhita guheza bonasi 2,000. Yego, bakaguhereza na bonasi zabaho abantu batumiye. None iyo ugeze kuri VIP ya 3, ubwo abandi 3 batumiye, buri wese atumira abandi 3. ubwo kumva timu yawe igomba guhita ibamo abandi 9. yego. ubwo iyo ugeze aho ngaho rero buri cyumweru baguha 20,000 bya bonasi, buri cyumweru ni 80 ku kwezi muri VIP ya 3. Yego, VIP ya 4 yo usaba kuba nyine ufite timu yawe ufitemo abantu 100. VIP ya 4 bisaba kuba timu yawe ufite abantu 100. bamaze gushoramo ukajya wagura 240 buri kwezi. None ikibazo, akabazo k'amatsiko ngize, izo mashini twabonye nyine umuntu akodesha, ubwo nayibonye kuri My Product cyangwa se My Machine. Iyo umuntu ayikodesheje arayicyura cyangwa ni ibintu biguma muri system? Ni ibyo muri system. Ziguma muri system. Ni system biguma, ntabwo uyikodesha ngo itware. Yo uyikodesha muri system, kwa ko ibiri gukora amasaha 20 kuri 28, inyungu yabonyeho nawe arayo baguha. Yego. Ubwo buriya se twasoza wenda buriya twanzuye iki, twakwanzura ko wenda iyi CCR yo yaba yizewe kurusha TMP, ku buryo umuntu yashoramo akaba afite icyizere kingana nka gute? kugira ngo ushoremo ufite nk'icyizere, ntabwo nabikwizera kujana nawe ibintu bya internet urabizi. Yego, ariko byo muri ngikirahereranyije na TMP, iyi ngiyi niyo nziza pe. ku makuru ufite se yaba imaze nk'igihe kingana gute itangiye gukorera mu Rwanda? Yatangiye mu kwa 4. Mu kwa 4 k'uyu mwaka. Niyo yaba izahomba kenshi, hari igihe homba imaze nk'amezi 5 bibaho, cyangwa se 8, ari izimara nk'8. Yego.
Okay, ndumva nta kibazo, nanjye namaze kwinjira nkoresheje ya kode yawe, ndakeka wambonye. Ubwo kugira ngo baguhe nk'ibirango byabo nk'imipira byo bisaba iki? Ni timu, ufite timu yawe uri nko kuri VIP ya gatatu, ya kane, uba ugiye gufata telefone y'ibihumbi 150, aho waguhinze nyine bahita baguhemba telefone iyo wageze kuri VIP ya kane bakaguhereza nk'umupira wabo. Yego. Okay, harimo n'ibindi bihembo iyo umaze gutumira abantu, iyo umaze kugira timu ikabakaba babana 100 wambwiye, bagenda baguhereza utundi duhembo nyine dukuru abandi, navuga tuma n'abandi bantu babasha kugukurikira cyane. ufite timu nini y'abantu 100, ujya unabakoresha n'inama, nabo n'abayobozi nabo bahari. Yego. Bakabahemba, harimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Hari ubu ngubu ibihembo bihari ko kuvuga ati nutumira abantu 3 ku munsi urahabwa ibihumbi 10. Okay. Batanga amayekuteri, amagaze, ukodesheje imashini y'ibihumbi 800 baguhereza gaze. Yego. Ni ibintu byinshi birimo, numara kwinjiramo bahita bakwinjiza muri gurupe, uzajya ugenda ubonamo ibintu byinshi, abazana utuntu dushya tugiye dutandukanye. Harya ubu ngubu harya weho uherereye hehe? Nemerereye Musanze. Mu karere ka Musanze. Ubwo se Musanze wabimenye ute? Ni kuri internet nabimenye. Wamenyeye kuri internet, nta muvandimwe waba warabikubwiye ngo nawe ujyemo? Aya. Yewe. Ni kuri internet kwa nje ari ibintu nkunze gukora. Amagurupe ndimo ni menshi. Yego. Ubu ukunze gushora nawe muri ibi bintu cyane akenshi birumvikana. Cyane ariko nareze kuri YouTube yanjye ni business nkunze gushyiraho nyinshi. Narayibonye na YouTube yawe iri gukura. Yego, nta kibazo. Narayibonye ifite sabare zigera mu 100. Ugira ngo se nukoze Fabrice? Nta kibazo rwose. Amakuru maye ni meza cyane, nanjye rwose ndumva ni meza. Buriya ikintu gisaba usaba kubanza gusobanuza, kandi ikintu nkunze no kutabwira umuntu ko ari 100% kunguka, ahubwo no guhomba bishoboka. No guhomba biba bishobokera abari yise, ariko nyine ntabwo nakwizera 100% nguzumva. Ariko wenda nk'agasinariyo gatoya, wenda nk'akantu gatoya, wenda wabwira nk'umuntu wenda akagira nk'amatsiko yo kuba yajyamo, nka video yawe narebye nabonye yari imaze ukwezi, wenda ntacyo. Buriya wari umaze nk'igihe kingana gute? Nshaka kubaza nk'igihe wayitangire, noneho na reward cyangwa se nk'inyungu umaze gukuramo kugira ku buryo yamotiva umuntu. Ubundi ngewe nayitangiye mu kwa kane. Ubundi mfitemo akawunti ebyiri. Akawunti imwe ni kuberekera kuri YouTube y'ibihumbi 5, ariko nashyizemo ibihumbi 40. Yego. Ubwo iyo irayi ibihumbi 40 nayo nashyizemo, ubundi ndabona nk'iminsi 3 kugira ngo irangire. Uyagaruze cyangwa irangire? Ubuze kubwirira hamwe nawe natumye yose amafaranga amaze gukuramo. Wenda nk'amafaranga umaze gukuramo kuri ka akawunti ka 5 gusa, wenda ariyo nyibwiriraho. Kari akawunti ka 5 umaze gukoramo 32 byazanywe n'abantu wagiye utumira, ndetse nayo wagiye ukora ari amatasike. Nari amatasike. Okay, ubwo nabyumvishe, ndumva ni na byiza, nta kibazo. Yewe warayagaruje, nta kibazo cyane. Nayagaruje pe. Wenda nanjye nubwo nabimenyereye, wenda nanjye akantu nakubwiraho ni ukwirinda gushora ama account. Koresha ariya. Yego, sawa. Wakoze cyane kubw'umwanya wamaye. Sawa. Ibihe byiza kabisa. Mwabyumvishe twagerageje gukusanya amakuru agiye atandukanye, twifashisha n'abantu bamazemo igihe bakubwira ko babikora ariko akazi kabo ndetse bisa nkaho binabatunze. Mwabyumvishe, gusa ibingibi nabikoze ngira ngo mubashe kumva uburyo ki aba bantu bazana imishinga baba bafite
politike rwose nyinshi cyane cyangwa se sisitemu bakoresha nyinshi cyane zigiye zitandukanye zo kureshya abantu, kuko urumva aha ngaha batanga n'iminsi, urumva ko dushoje ambwira ko yashoyemo 40 kagiye no kuba expired, ubwo ni ya minsi bagenda batanga gukodesha, bigusunikira guhora ugenda winjizamo amafaranga, ushora amafaranga. Niyo mpamvu dushobora tumugira inama tuvuga ati niba warashoye ukaba ugiye kugaruza yawe, ushaka wabana cyangwa se wabihagarika. Ni kuri urwo rwego rongera ngo nawe mwabanye natwe mubashe kumva CCR twahamagaye umuntu ntago yari abizi, gusa twamuhamagaye kugira ngo urujijo ruveho. Sa mwakoze cyane ababanye natwe, ni kuri DJP Global Hub, mukomeze mukore subscribe. Ibintu nk'ibi byo nakagaruka, ntago tuzemera ko abanyarwanda urubyiruko ruyoba dufite uyu muyoboro. Niyo mpamvu tubasaba kugira ngo mukomeze mudushyigikire tujye tubana buri munsi. Murakoze cyane.